difference ishobora kuza kuba Rayon Sport imaze gusinyisha Rivaldo, imaze gusinyisha uwitwa Aimable Ntarindwa. Amwita Rivaldo. Harerimana Abdelaziz. Ibintu bya Rivaldo rero dore ukuntu byagenze. Rivaldo muzi ko yigeze kujya kuri ofisi ya Rayon Sport ngo wari uhari kwa gatandatu cyumweru birangira sohotse arakaye ngo yakubise niba ari icyapa niba ari ikibi ni ibyatsi yawera byo hanze kubera ko Rayon Sport bari barumvikanye ajya kuri ofisi yayo azi ko agiye gushyira umukono ku masezerano ageze bura bariyo n'abantu babadirika ibintu byabo ubibara uko bibaye agezeyo asanga abareyo bahinduye ibitekerezo batangiye gutekereza bamwe bakavuga Ayman wo muri Etincelle abandi bakavuga Usayimana Olivier bibaho ngaho none Rivaldo hagera hakirimo iryo hererekanya bitekerezo n'ikiganiro mpaka bavuga ati uyu nguyu afite ati yaba mwiza uyu afite talent nukuvuga ngo Rivaldo barambye bati bawihanganye gato tubifateho umwanzuro bundi tukubwire Rivaldo birashoboka yuko bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport n'abandi wenda bashobora kuba ari abajyanama babo barebye Rivaldo muri iyi mikino ya Esperance, iyi mikino Cucuri yateguye yarari mu ikipe bita Golden Generation, ni naho buri agasogi jya kumusinyisha mukuye. Iyo Golden Generation isanzwe hose iyo kipe ni abana bahariya ku majengo hari Nyamirambo, n'abana bazi umupira kandi batagira amakipe ni ikipe ihora yifitiye abana gusa irimo arashokera muri championnat irimo ba mani no defenseur ubwo bongeramo abandi bana b'Inyamirambo abandi Bugesera yirukanye ejo bundi batandukanye Meja Rudi hakamo na Kamoso yungu muri Kiyovu wanyuze harimo bakiya bakina mu cyiciro cya mbere. Bongera kubona rero iyo kipe itwara igikombe, iyo kipe imikinire yayo noneho na performance ya Rivaldo bwe. Rivaldo yabaye umukinnyi w'iryo rushanwa MVP n'abantu bashidikanyaga kuri Rivaldo batangira kugarura agati bavuga atari ko uyu mukinnyi ukina gutya Rayon Sport ishobora kuba yamufasha nawe akaba yayifasha. Bongera kumutekereza buriya Rivaldo ejo yagombaga kubonana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bagasinya amasezerano ejo nimugoroba. Haza kuba ikibazo cy'uko Tadeyo atabonekaga, gahunda baza kuyimurira uyu munsi. Ubwo rero Rivaldo urumva ko details wowe zifite kandi zihagije. No kuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe gusa kuko gufata umwanzuro bamaze kuwufata. Harerimana Abdelaziz mukabona ari umukinnyi Rayon Sport yabifashe mu yiye profile, mbona yaba ari umukinnyi utaje kubanzamo Bencher Avi Super Sabo n'umukinnyi nabona ari Super Sub twamufata nko muri classe Fisto arimo yego ndiko mbebona ni muri iyo ntabwo ari umuntu uje kubanza mu kipe, ni umukinnyi ushobora gutanga igisubizo ku mibare yo ku y'abanyamahanga n'abanye kuko ushobora kumushyiramo ku ruhande rumwe ukaba wizeye ko hari icyo yagufasha, urundi ruhande wenda mu gihe hari gukina nka Azizi Basana cyangwa ukamushyiramo ugashyiramo na Abedi ukashyiramo abamediateri b'abanyamahanga bose uko ari batatu wenda ukashyiramo umwataka w'umunyamahanga ugashyiramo umudefenseur central w'umunyamahanga n'umugardiye w'umunyamahanga. Urumva ko babaye batandatu. Ni ibintu polisi igikora nibyo twahoze tubara, ugasanga nka polisi ishobora kuba ifite nka Taichi ifite na Rage bikayorohereza ko yakinisha abanyamahanga benshi hagati. yaza muri cadre nk'ihaje kuri haje yarameze nubwo agenda gafata umwanya ubanzamo akaza ari umukinnyi usimbura yabona umwanya akaba yatanga biza ko ari umukinnyi mu bintu umukinnyi mwiza pe. Rivaldo no muri none se nk'abantu mwarebye imikino y'Inyamirambo Jesse nayirebye Kanyizo yatereraga akajisho narebye ntabwo nize ndaba match yabo narigiye kwibaza nyuma yo kunanirwa gusinyira Reyo mwabibonye nk'ibintu bishobora kuba mwarabyaramwongereye imbaraga kuko ngo iriya mikino y'Inyamirambo yikinnye neza pe. Logiquement niko byagenze kuko yabaye MV umukinnyi w'irushanwa kandi yarabimeritaga abantu bose bari
babihurizagaho ko uyu mupeti ariko niba tuba tutamwita umupeti akabyumva nabi. Afite imyaka 25 niko numvise bavuga. Hari umuntu avuze ngo yavutse muri ni Karimu. Ni Karimu muri RB. Yaravuze ngo Rivaldo ngo yavutse amureba. Ni umuturanyi we hari. Hari Nyamirambo. Karimu rero ubwo niba ari byo koko Rivaldo akaba afite 25 yari agifite igihe cyo guki aracyakiri muri bimwe byamusunitse kubera ko bamwe mu bareyo bamushidikanyagaho. Aragenda avuga ati ndabizi ko bareba iyi mikino. Ndabizi ko bareba byanga bikunze noneho aca ni wa prove. Aca ni wa prove. Reka mbereke giwa nyawe. None n'abari bafite ku kantu k'ingingimira no gushidikanya bahita bemera. Undi ni Ntarindwa Aimable twamuvuzeho igihe kinini. Rayon Sport nayo imaze kumera nka Arsenal, transfer yayo iganirwaho igihe kinini pe cyane. Ntarindwa Aimable byaje kurangira Rayon Sport imufasheho umwanzuro igitekerezo cyo gusinyisha Roger ngo barakiretse burundu. Ntarindwa Aimable turabizi ko Roger yagiye muri office ya Bugesera. Rwose ejo bundi umuntu yaramufotoreye birangira ariko bidakunze yararimo abahenda. Roger kanamugire Rayon Sport ntabwo ikimufite mu mibare uko niba basinyishije deal ya Aimable nicamo birangiye birabishyize akadomo ku kintu kuko nabibabwiye Rayon Sport ifite umurekiperateri w'imyaka 19 umutoza avuga ko ashobora no kuzakinisha. Harya ngo yitwa Hamza? Yitwa Hamza. Muremure cyane afite ameze nka Eric Nshimiyimana. Rivaldo ni muzima ariko si wo kugenderaho ni super sub muri Golden yacaga kuri 11 n'ubundi buriya niyo position ye. Ora umuntu wamubonyeje wundi ari gukina. Aimable rero ngabo niwe twavuga tuti noneho kera kabaye umunsi ushaka gusinya. Hakaba se umukinnyi Uganda na Sport gihe kinini rwose. Kuko byatangiye kera ngaho uyu munsi arasinya icyumweru gitaha kwa gatandatu ibyumweru ukwezi gushaka gushize. Niyo mukinnyi Uganda na Sport gihe kinini. Ubwo rero katurebe nta kabubwo babivuyemo ngo none ngo turamuretse ejo akaza undi muntu akavuga ati oya turamukeneye ewan ariko imbaraga nyinshi n'izumutozo gusa nkuko nabibabwiye Mukura nayo ushaka kurusha umuntu ari we wese. Rega burangabo ngo aba defenseur w'ikipe ya Mukura ikintu bajya bapfana roti cyambere. Yabashinjaga ngo bakinishe Aimable nabi. Nyene umukinyi we. Ikose Aimable yakoraga. Ntabwo abanaga ko ari Aimable urikoze. Yumvaga nyine ko ari Chris urikoze. Tumutumye Aimable akora bimeze bite. Cyangwa wa munyagana. Cyangwa amakosa yose Aimable yakoraga. Muri weekend igihe nahuye n'umwe mu bayobozi ba Mukura narabibabwiye ejo. Arambwira ati Aimable ntabwo afite ibitekerezo byo kuguma i Butare. Aimable Butare yaraharetse natwe rero tugomba gushaka ibindi bisubizo ntitukimutekerezaho kuko ngo bigeze gupezanya bamubwira ngo ibyo Rayon Sport iguha natwe turabiguha ariko guma iwanyu. Aimable rero uko bigaragara ari gusinyereye ukuntu bimeze Aimable na Lotfi ni nka kuri ya Minayiti yakundaga Master. Ubuze ngo umwe mu bayobozi ba Mukura nibuka ukuntu ngo umwe mu bayobozi ba Mukura yahamagaye umukinnyi witwa Jarene Gisenyi. Urabona ko Jarene yigeze kujya muri Mukura ariko ntiyabakinira ariko bari bamutwaye amaze banamutangaje aperi itimugarura muri aperi hamara igihe gito yongera asubira muri Marine ariko Mukura nubira cyamugenda yishaka kumusinyisha. Muri weekend yararimo yipima kuri Jarene nanone kuri Jarene kuko yari ariko ngo yaramuhamagaye kuri telefone ariko ibintu ngo byaba yaramuhamagaye ngo Jarene yibereye ahantu nyine ari kuburudika bari muri vacances. Evan ngo aramubwira ati ni umuyobozi wa Mukura ni runaka wo muri Mukura kandi urumva mbere yuko ajyayo Jarene bari baravuganye nyine yari baziranye bari yaramuzi amwibwiye Jarene aravuga ati ariko wowe umuhamagara we kwanza urindeho ati nyine ni runaka wo muri Mukura ati ariko Mukura umbwira wowe Mukura ni icyo ikora iki ushaka kuba yarari muri none se ko twifuzaga ntukajya umenyera ahita mukupa asigara ngo ariko nge aho ngaho namusabira imbabazi rene basi umuyobozi wongera amuhamagare mu gitondo. Hari amasaha runaka cyangwa hari aragira ati iyi weekend y'Igisenyi hari ibintu byinshi byayibayemo ashaka ko atari niba byari nijoro cyangwa amasaha 10 ngabo byari bikomeye cyane ariko wowe urambaza iki ubundi wowe weekend y'Igisenyi ntabwo rifite ijoro n'amanywa nihangane nk'umubyeyi kumanywa nuko byabaga bimeze abantu nihangane nk'umubyeyi hangara ongera uhamagare ariko ikipe ya Mukura Victory Sport amenye ko ntabwo twavuye kuri Reyo nuko tubihuza na Aimable
Aimable Mukura Victory Sport buriya ngo niyo kipe ya mbere itazagura abakinnyi ngo abakinnyi bayo hafi bose bafite amasezerano Mukura mu kanya gatoya ngo ni muvandimwe buriya ni impamvu ibyo ngibyo uvuze mpise numva ko ari byo barimo bararwanya intambara yo gusimbuza muvandimwe ese muvandimwe yarasohotse ntabwo bamushaka abe na gato ariko narajya hehe ntabwo bamushaka muri Mukura rwose ashobora no Reka muganirize. no kwikomereza abonye afite abana batoya akaba mu kanya amasaha birashize Mukura ubwo Desport twayivuyeho nuko mbihuje n'ibyo bashyize kuri social media zabo ngo umukinnyi mushya yageze mu mujyi raguza umutwe amazina ye igihugu akomokamo umwanya akinaho ikipe avuyemo gutsindire inde ni umukinnyi mushya Mukura irimo Ni kuza Sake. ni Sake nyine kapiteni wa Muhasi Eh. ubwo ni umusimbura Aimable baramwerekana nawe uyu munsi kapiteni niwe musimbura wa Aimable ntabwo ari bugura abakinnyi benshi ubwo reka turebe rero tutarajya kure ya Rayon eh abafana ba Rayon Sport nta gihindutse ejo turaza hano tuvuga ibindi ayo hitima Timana ibi hari striker kutoka wapi igihugu gifite ibice bine hari amajyaruguru amajyepfo uburasirazuba n'uburengerazuba Batoranye hamwe se. arava hamwe muri aho ngaho gusa ni muri Afurika ni Kigesi na Gesi uyu munsi Mm. ararara mu murwa ntabwo Hitimana uyu munsi ararara mu murwa ko numva amakuru yafite wamenye hano ndabivuga ngabo akaba atari rwose warekuye wamenye reka mbe mbatizinga ubwo ni hari kuko uwo mwataka mushya Rayon Sport yamaze no kumwoherereza invitation n'itike y'indege yasigaye no kugera mu Rwanda ejo izo details tuzaza hano tuzifite simbashunishijeho kweri cyane ubwo ngabo uwo mushamburi yagise ni atari ni nagaca ngo araza afite inyogosho none se afite CV afite ahaciye wowe ndakubwiye ngo Kanyizo amazina ye nyavuga ahangaha nta kintu nzavuga wowe uzajya ugenda ujye muri wiki ubundi wandikemo izina rye wisacingire urebe parcours nkuko tugiye kuza tukareba uwo APR ejo yatangaje aho yagiye anyura uwo mwataka ni ugomba urumva Rayon Sport impamvu igomba kuzana umwataka ukomeye Rayon Sport yazanye Faringanye na yibera umwana mwiza yibera umukinnyi mwiza rwose arayitsindira ibitego ariko Rayon Sport iza kugira ibyago rutahizamu yaravunika Far arimo arivuza ntago bizeye neza ko Far yari umukinnyi wagenderwaho mu gitondo cya none navuganye na team doctor wa Rayon Sport uri mukurikirana n'ahari recovery n'umuganga bakorana bigeze he yambwiye ko ahafi Faringanye yafunga umupira akajya mu kibuga gakina ari mu kwezi kwa 10 kuko ngo azatangira imyitozo mu kwa 9 kandi umukinnyi uvuye muri iriya mvune abagomba gukora byibura imyitozo y'ukwezi abuze ko Fazal zaba birimo igana cyane iriya ni imvune mbi cyane rigama croise iyo yacitse bakayibaga kugira ngo umukinnyi yongeye kuba umukinnyi kuzaza ibintu byarabadiritse ntabwo byabura niyo mpamvu rero ngabo n'abanyaburayi ikipe ya Rayon Sport igomba kugura umukinnyi w'umwataka ukomeye ushobora kuba unarusha Faringanye muri YouTube abafana barakumerera nabi bariko ati hiti watubwiye urimo kwicisha amatsiko ngo rero babwira bizeza reka ne kuvuga urumva niyo mpamvu nakubwiraga ngo ibintu bigenda bihinduka none susire nabwiye ko Azizi Basane yagomba kuza kuwa gatatu y'icyumweru gishize Rayon Sport uwo munsi yagomba kumwohereza itike yiyohereza bikimuka ngo wowe uziriyani nawe bari kugenda control wowe uzatangaza ari uko amaze kumenya ko yageze iki nagera i Kigali sinshaka kwiteranya n'abareyo ngo babwire ikintu n'ikibi ngo mbabwire ngo uko byagenda kose ngo ngarame ngo mvuge ngo araza hari igihe twize kuvuga ko Ruvumbu ari buzanga birangira Ruvumbu bamubuze cyugiye Jean Fidèle aranarakara cyane sinzi Ruvumbu baravuganaga kuri WhatsApp call agezeho telefone ayikuraho sinzi ibintu batari bakemuye gusa nyuma yaje kugeraho araza uwo striker rero mumenye ko itike y'indege yayibonye biteganyijwe ko ari buze kugera hano uyu munsi amasaha ya nimugoroba ariko araza rwose striker hatari igihugu avuyemo ni igihugu cy'umupira urumva Ruben none se yakiniraga ikipe
yo mu Izwi. cyiciro cya mbere izwi. oya Hitimana agiye kuntu nkuzi Eri. uri umuntu utinya kwiteranya no ku no kuba wavuga ibintu ntibibe reka ngo uwo mwanya Rwose ni mumbabarire mbasabye imbabazi, ndabasabye ikigongwe. nabona ari abatwandikira ngo witwa Emmanuel Esogo ngo w'umunyagabo Ayayayayaya squatter uwo amukuye he? ntabwo mbizi ndimo ndagenda mbona mu message y'abantu Sogo ubwo ngabo njye nibyo ntabwo ari uwo nguwo wenda uwo bivuze ashobora kuba wenda afite amakuru ye ariko njye ntabwo ari uwo mfite. biraza kuba Ngabo bikaba mumbabarire rwose twigire yewe ejo ntagendutse. muri EPR tujye muri EPR ubwo rero siporo nibyo ngibyo nibasinye uyu munsi tuzabiganiraho ku munsi w'ejo ahubwo twigiye muri APR